yuko iwabo hasenyutse. Bwana sifiwe. Amen. Yumva ko iwabo hasenyutse, ibituro by'abasekuru, amarembo y'iwabo yose yahiye. Arababara. Yataye ibyo yakoraga ibwami. Iyo dusomye Bibiliya neza tuzadusanga yuko niwe warushinzwe guheza umwami ikinwanje. Ngo abaza amakuru ku bantu bari bavuye iwabo, baramubwira ngo iwacu iriya abasigaye batagiye mu minyago, amarembo yaho bamerewe nabi, amarembo yaho yarahiye, ibituro by'abasoko byarasenyutse. Bwana sifiwe. Arababara, yumva amakuru yiri iwabo, ata ibyaribwa. Ijambo ry'Imana rigira ko umubabaro wamuzamutse. Uwo munsi yaservinze umwami, cyangwa se yahaye ibyo yarajejwe guha umwami, atamerewe neza. Umwami yamubajije amakuru, Nehemiya amubwira amakuru yose uko yari ameze. Umwami aramubwira ngo se mukeneye n'iki wifuza gukorera? Wamusaba kugenda gukorera iwabo, wamusaba kugenda kubaka iwabo. Bwana sifiwe. Natekereje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo gusana inkike zasenyutse muri itorero. Iyo tuvuga itorero ntabwo tuba tuvuga iyi nyumba ira, tuba tuvuga imitima yacu. Gusana inkike zasenyutse mu mitima yacu. Bwana sifiwe. Arageze abwira umwami ko akeneye kuja gusana inkike zasenyutse iwabo. Bwana sifiwe. Namugereranyije n'ubuzima tuzaducamo abakristo muri kino gihe, cyangwa se mu buzima bw'abakristo bwa buri munsi. Bwana sifiwe. Nehemiya igihe yagiye gusana inkike z'iwabo, yarashitse ntiyabuze ibyamutesheje, ibyari bikeneye ba Tobiya na ba Gesheri, bari bakeneye kugira ngo cyubake iwabo. Bwana sifiwe. Erega burya iyo umuntu yifuje gusana ikintu cyasambutse cyiza, haza muri kigeragezo, ariko ngo ntibyabujije gukora. Ngo bageze igihe ngo bubaka biteguye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Mutwe nabirujije n'ababuzima bwacu bw'iki gihe, dufite ibyo dukwiye gusana. Abakristo ba kino gihe, cyangwa se abakristo duhatuje mu ijuru. Bwana sifiwe. Amen. Iri jambo igiye kumera nk'iryo peruka kubwiriza hano, birahuye, ariko ntawamenya impamvu yarigenda rigaruka, wenda nuko hari icyo Imana ishaka kugira ngo ikorwe. Bwana sifiwe. Amen. Hari inkike dusabwe gusana mu mitima yacu. Bwana sifiwe. Amen. Hari inkike, hari amarembo mu mitima yacu yahiye. Nebukadinezari ari we Satani, hari amarembo yatwitse mu mitima yacu, dukwiriye gusana. Dukwiriye kubabara tukava mu zo turimo. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo ibyarindamu, nyamara ibyarindamu yanyu munabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo Yesu. Hari ibyo dukwiriye gusiga, hari n'ibyo dukwiriye. Simvuze ngo dukwiriye gusiga imirimo yacu myiza dufite, dukwiriye kuyikora, ariko twibagiwe ko amarembo yahiye, ni wowe ujerejwe kuyasana. Dukwiriye kureba kuri Nehemiya ibyo yakoze, dukwiriye kubabazwa n'ibintu n'amarembo. Iyo mvuga amarembo yahiye muri twebwe, ni ingeso, ni imbuto z'umwuka muri twe zanyazwe, ni imbuto z'umwuka Satani yanyoheje muri twebwe, arangiza azutsa kamere kugira ngo izuke mu mitima yacu. Ariko dukwiriye kubabazwa n'ibihabi. Bwana sifiwe. Ukwiriye kubabazwa n'ibihabi ba iwanyu, ariyo iwanyu mu mutima, ukumva yuko ari ukwiriye kumwanya cyane kugira ngo hasane. Nehemiya ngo yaragiye ata ibyo mutegeka ibwami. Papa ibwami yaramerewe neza, ntacyo yifuzaga ngo akigure, ariko ngo yaremeye abwira umwami, arabisiga aje kubaka iwabo. Natwe hari ibyo turimo ubu nyine tudakwiriye guha agaciro cyane kurusha amarembo Satani yatwitse mu mitima yacu. Amarembo Satani yatwitse mu mitima yacu ni iyi. Bwana sifiwe. Amina. Yaragiye atwika amarembo yacu y'ubusabane bwacu n'Imana, aragenda arayanyosha, aragenda azutsa kamere. Niyo mpamvu dusanga kamere ariyo ifite imbaraga mu buzima bwawe kurusha imbaraga z'umwuka. Ibyo ngibyo ukwiye kubabazwa nabyo, ukabisana, ukubaka izo nkike zahiye muri wewe, ukabyutsa imbuto z'umwuka, ukanyosha kamere. Bwana sifiwe. Satani nta mbaraga afite zo kwinjirana. Iyo utamuhaye password, iyo Satani utamuhaye password, nta mbaraga afite zo kwinjira mu buzima bwawe. Impamvu Satani aza kwinjirana mu buzima,
kubera asanga dufite kaga password kubitaho ari udu password tumwe muri telefone ushobora kukamva nyine kakarongo kujya kuri password tw'abakecu ushobora password yashizemo uvuga ngo warashoye ka password satani gusaza shaka kubita akinje ariko satani yasanze kike warazisanye iyo asanze amarembo warayubatse satani aza kubi akananiwe hari ibyo dukwiye kubabazwa navyo bitubaho satani yadutwitiye satani yaragiye atugira imbata ze kugira ngo tumukorere ariko izo ngizo dukwiye kubabazwa navyo tukava mu zo twagiyemo tukaza kubaka inkike zasenze muri twebwe inkike zasenze muri twebwe n'imbuto z'umwuka zatuvuyemo abakristo amarembo yacu y'urukundo yarahiye amarembo yacu yo gusenga y'ubusabane bwacu n'Imana yarahiye amarembo yacu y'amafungo yarahiye amarembo yacu yo gusenga amarembo yacu y'icyacu amarembo yacu y'ishikanwa amarembo yacu yarahiye amarembo yaradufitiye agaciro yaraduha gusabane n'Imana yacu yarahiye ariko amarembo dukwiriye kuyubaka nta wundi ntabwo uzojyama ngo wamubona gusa umuntu ajara Imana izigufasha yuko hari umutwaro nawe ushizemo Imana izigushigamo imbaraga yuko nawe iyo yabonye ubikeneye Bwana sifiwe amen abakristo tugende tuzuke dusane amarembo yacu yahiye hariyo amarembo yacu twatakaje muri twe nyamara wabibona ukazubona ngo ni ibintu zoroshe ukazuvuga ati ibintu zoroshe ariko amarembo yacu yahiye satani yadutwaye dukwiriye kugenda tukagaruka dukwiriye kumva yuko ibyo turimo hano atari byo dukwiriye ntabwo mvuze ngo tubite ntabwo mvuze ngo tugende tubishire hasi kubera ko nutabikora tuzubaho ariko ko ndavuga ngo tukwiriye kubishiraho umutima cyane wumve ko amarembo ya satani yatwitse Nebukadinezari ariwe satani yatwitse wumve ko tubisana kubabazwa n'ibyo turimo tukaje gusana iwacu yo mu mutima wacu n'itorero ryawe abakristo tutabaho mu itorero tutabaho gusa duhagaze gutya kiri umunyeshuri mu Burundi twari tugira umuprofeseri wakatwigisha igifaransa ugeze kutubwira akajambo nyine ndashaka atekereza ntabwo ndamenye impamvu kasigaye yaratubwiye ngo il y a les morts vivants uzi igifaransa mort vivant ni umuntu upfa warahagaze dufite abakristo twebwe twapfuye duhagaze nkaza mu itorero nkaramya nkaza mu itorero ngahimbaza nkaza mu itorero ariko satani hari amarembo yatwitse nananiwe gusana rero yaravuze ngo tuze nimubona ko tumeze nabi nimuze tutaguma kuba igitutsi mu bantu erega impamvu abapagani bari hanze bataza mu itorero ni ukubera ko hari amarembo yahiye tutasanye rero iyo abapagani bakeneye kuza gukizwa bazabaza bagasanga aya marembo ya myanda byose bimeze nabi ibintu biri meza barangiza babibona bakavuga ngo iriya nta bukiriro buhari ni byiza ko nguma hano hanze Bwana sifiwe nicyo gitumye abapagani baguma hanze Bwana sifiwe hariho inkike zitatu natekereje ko dusa inkike ni nyinshi iyo dusomye mu Magalatiya 5:20 na kangahe hazatubwira imbuto zose zo ziriya nizo nkike dukwiriye gusana mu mitima yacu Bwana sifiwe inkike z'urukundo inkike z'ugwa neza ziriya zose simvuze ngo ziriya nizo nkike nyine ntaye mvuga dukwiye gusa ariko mfite inkike zitatu natekereje yuko ubuzima bw'umukristo budakwiriye kuba reka dusome mu Yuda igice cya 2 Yuda igice cya 2 so ako karongo konyine Yuda igice cya 2 haravuga ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe amen Bwana sifiwe yategereje ko tuganira kuri izo nkike zitatu imbabazi n'amahoro n'urukundo izo nkike zitatu yategereje ko tuziganira nkaho ari nizo nkike ziri principale mu buzima bwacu iyo tuzibuze tuba tubuze ikintu gikomeye icyo dusanga twaraba ijambo ry'Imana ryavuze ngo inkike ya mbere kuba ni imbabazi ndaka kubabaza Yesu yavuze ngo kare n'inshuro zibiri yavuze ariko wowe kubyara indi rimwe nakunaniye ariko abakristo duhaye tusha mu ijuru tugende tugarura imbabazi mu buzima bwacu tugende tugarura imbabazi iyo niyo nkike ya mbere iyo umukristo yabuze imbabazi mu buzima bwiwe aba ari mu ntambwe yo gusubira inyuma ntaba kinezeza Imana Bwana sifiwe ntaba kinezeza Imana
ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Matayo igice cya 7 kirambwira ngo muzoza mumbwire ngo data ngo se titwakoraga ibyiza mu izina ryawe, ngo se titwahanuraga mu izina ryawe. Yesu aravuga ngo nzababwira ngo mwumve imbere mwavuze izi bimwe, ngo sinigeze no kubamenya. Iyo umukristo wabayeho nta mbabazi ufite, icyo gihe uzuba uhakora ibintu byose wabikora gusa, uzashika imbere y'Imana ikubwire ngo mve imbere wakivumo sinigeze no kubamenya. Hariho umuntu umwe dukwiriye kwigiraho. Uwo muntu yaratangaje n'umushije umugani ngo mu bantu bakorewe jenoside y'Abatutsi, ngo uwo muntu ngo baragiye interahamwe zimugirira nabi, ziragenda ziramukomeretsa, ngo arangize ngo ahasenga ngo Imana iramubwira ngo ndagutegetse genda uteke ushire interahamwe muri za prison uje kuzigaburira abantu bamuteye. Imana iramubwira ngo agende aje kubagaburira, ngo aramubwira ngo abwira Imana reka ngo musaze ikintu gikomeye, ariko kubera ari wowe uvuze ndakumvira. Ngo aragenda arateka, amaze guteka ngo aragenda ku bitabo abwira ba bantu bose bamugiriye nabi, arababwira ngo nimuze dusangire. Baramubwira ngo ndore ubujyajya. Uwo muntu watanze umugani yaravuze ngo ndore ubujyajya bw'inyenzi we. Baramubwira ngo ndore ubujyajya, arababwira ngo nyabuna jewe naje kubabarira nubwo mutansabye imbabazi, naje ngo dusangire. Ngo aragenda ngo afate ifurusheti, arababwira ngo nimuze dusangire. Ngo aricara, barangize babonaga umuntu yabaye seriyezi, baraza bararya. Hano muri ubwo mutima w'imbabazi, dukwiriye kugenda tugatanga imbabazi. Uwo mumama nubwo Imana yamubwiye, natwe dukwiriye gutanga imbabazi nubwo tukumva ijwi ry'Imana rikubwira. Dukwiriye gutanga imbabazi. Iyo umukristo abayeho adafite imbabazi, ubwo buzima bw'umukristo buba budahari. Wanasifiwe. Amen. Wanasifiwe. Amen. Ndatanga umufano mutoya, reka nsabe abantu babiri nibaze hano. Nyashema n'undi muntu umwe nibaze hano, Tanzania ku kantuka bafite angezine kama k'ikigoma cyangwa upande oya ako kantu. Ndabona ko ariko ntangira umufano kugira ngo uzumvikane neza. Umwe afate nani zibiri, undi afate izindi zibiri. Kugira ngo nkore vuba kugira ngo umwanya wacu tucunge mwene. Bwana sifiwe. Ubu ni ubuzima bw'umukristo. Uyu ni umukristo uri aha ngaha. Ndibona iyi nkingi iri aha. Uyu ni umukristo wawe uja mu ijuru. Bwana sifiwe. Aya ni amahoro, uru ni urukundo, izi ni imbabazi. Bwana sifiwe. Tubona ko ari umukristo. Uyu gari umuntu wambaye inyama n'amaraso uhagaze hano. Aya ni amahoro Bibiliya yavuze. Uru ni urukundo Bibiliya yavuze. Izi ni imbabazi Bibiliya yavuze. Kandi ibyo ngibyo nizo zubatse ubuzima bw'umukristo. Nuvuga ngo nubaho udafite bino bintu bitatu, uzoba uhagaze gusura inyama n'amaraso. Uzoba uri ya moro viva twavuze. Wanasifiwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mubabarane nk'uko nabababariye. Iyo umukristo yabuze imbabazi mu buzima bwiwe, icyo gihe intambwe ya mbere y'imbabazi iba yapfuye. Tumona ko sigaranye intambwe zitatu, inkike zitatu. Kandi tumona ko atangiye kunyeganyega. Tumona yuko yataye equilibre kera. Umukristo yatakaye kera yagize. Yabuze amahoro kera, nico cyagihe umukristo ubona yatangiye kunyeganyega. Wanasifiwe. Twavuze ko urukundo amahoro, ntaco reka tuvuge amahoro. Intambwe ya kabiri, urukundo ruvuyemo. Wanasifiwe. Intambwe y'urukundo tuyisanga muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 34, cyangwa no mu Bikorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza ku 13. Wanasifiwe. Mu gitabo cya mbere cy'Abikorinto giza kitubwira ngo nubwo wohanura ukavuga ku ndimi z'abantu, wari mudafite urukundo ubuhindutse ubusa. Wanasifiwe. Yesu yaravuze aravuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Akomuza urukundo rwa Yesu yadukunze. Urukundo rwa Yesu yadukunze yaratwitangiye, arapfa kubera twebwe, ariko aradutegeka ngo mugende mukundane kuko wa mukristo ufite urukundo nk'uko Yesu yadukunze.
mugenzi wawe uza wumva utokunda inshuti yawe kuko wewe umuhawe urukundo ukwiriye gukundwa rungana. Ngize intambwe, dusigaranye intambwe zibiri, urukundo rwavuyemo n'amahoro yavuyemo. Ubundi twavuze ko ari ubuzima bw'umukristo, turagiye tugeze imbabazi zirashize. Niki gisigaye? Nta muntu w'inyama n'amaraso usigaye, ni wicaye bari bakoresha. Nta muntu w'inyama n'amaraso usigaye. Wanasifiwe, wanasifiwe, wanasifiwe. Iyo umukristo mu buzima bwiwe yabuze urukundo, yarangiza akabura n'imbabazi, amahoro ntabwo azagenda ngo yicara ahantu hatari urukundo, amahoro ntabwo azarega ahantu hatari imbabazi. Iyo umukristo yabuze imbabazi muri we, iyo umukristo, impamvu mubona ibihugu bifite intambara, impamvu mubona ibihugu bifite kujyana, impamvu mubona imiryango bifite kujyana, impamvu mubona abantu bananiwe kumvikana, impamvu mubona abakristo batusha mu ijuru twananiwe guhuriza hamwe, kubera tudafite amahoro, kubera tudafite urukundo. Rero impamvu tudafite imbabazi, tudafite urukundo, tudafite amahoro. Erega ntabwo amahoro yoba gusa mu buzima. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 57 ku murongo wa 20 no ku murongo wa 21, ikavuga ngo ubuzima bw'umunyabyaha bumeze nk'inyanja wizura ubwonko, ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Tutekereze nimba udafite imbabazi muri wewe, nimba wumva inshuti, nimba wumva umuntu akoze ikosa utomubabare, tutekereze nimba wumva urukundo utarufite muri wewe, tutekereze yuko ico gihe amahoro yicara. Amahoro atazayicara ahantu, amahoro azayicara ahantu hatuje, amahoro azayicara mu nkike zubakitse, amahoro azagenda akicara ahantu hari urukundo, amahoro azagenda akicara mu mutima w'umukristo yagiye arubaka, yagiye atindaho. Izo nizo nkike zitatu ukwiriye gutindaho. Amahoro ntazagenda gusa ngo yamaze baririnze gutera baratubwira ngo amahoro Yesu atanga, baduha kugurisha, aduha kuba mu bibazo kabira. Bakristo tugende tugarure urukundo. Ijambo ry'Imana muri Mika 6:8 yazavuga ngo yewe mwana w'umutwe niki iteka niko Uwiteka gushaka, yakweretse ikiza cyacu Uwiteka icyo gukeneye niki. Amira mu kugenda n'Imana yawucisha ni ugukunda kubabarira, ni ukugenda mu nzira z'Uhoraho. Bwana sifiwe, amen. Iyo umukristo ari afite amarembo yahiye muri we, iyo umukristo ari afite ibyo atubatse muri we, nta mahoro azaguma muri we. Twabonye yuko inkike zitatu zahagaraze, umuntu yasigaye mu nyama gusa n'amaraso, urukundo rwavuyemo, imbabazi zivamo. Amahoro ntazayicara ahantu habuze urukundo n'imbabazi, amahoro ahita yiruka. Iyo wananiwe kubabarira umuntu, uzugenda niyo ugiye kurya, uzumbira umutsima, ukamwumva gusa umutima urakubwiye ngo wamutwara umubabarire. Iyo ubona intambara ziguma kuba, ntabwo tuvuze gusa intambara mu bantu, harimo intambara mu bihugu, harimo intambara mu murimo w'Imana, harimo intambara. Gituma tubibona nuko hatarimo urukundo, nuko hatarimo imbabazi. Bwana sifiwe. Nuko hatarimo urukundo, nuko hatarimo imbabazi. Ariko ibyo byose mu gihe twabyubatse, icyo gihe amarembo yacu tuzayasana. Nehemiya aragenda arubaka, ahuza amarembo yasenyutse, arayubaka, arayahuza, yubaka inkike. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Amen. Birababaje kuri wa munsi yuko Yesu azakubwira ngo wakora ibyo wakoraga, tubikoraga mu izina ryaje. Ubazamubwira ngo data, wese ko twahanuraga, wese ko twafashaga batishoboye mu izina ryawe. Azababwira ngo ibyo byose ntabwo mwabikoreraga mu izina ryawe, mwumve imbere mwabivume. Birababaje ko tuba mu itorero, tuba mu buzima bw'itorero, tuza gusenga buri cyumweru, uva muri kampani ukaza gusenga, urara muri kampani ukaza gusenga, ariko kuri wa munsi akakubwira ngo sinigeze kumenya, mva imbere wakivume, mva imbere wamva z'ikibiru. Ni ukubera iki? Bizaba kubera ku bantu batasenye, batubatse, batasanye inkike, batasanye amarembo yasenyutse muri bo. Bakristo bantu duhatusha mu ijuru. Iyo tuvuze itorero tuba tuvuye umutima. Uko bavuze itorero uzumva ko umutima wawe bababwiye. Tumenye yuko ubuzima bwacu nitutabwubaha tuzabaho tudafite ubusabane n'Imana, tuzabaho tutanezeza Imana. Ariko ikintu kizaduhuza n'Imana, ikintu kizareka ubusabane bwacu, ikintu kizadushitsa mu ijuru, ni ukubera ko tuzogarura amarembo yasenye mu mitima yacu. Tugende tugire urukundo, tugende tubabarire, tugende dukunde buri muntu wese. Icyo gihe amahoro azarega muri twebwe. Tureke kubaho turiho ijambo
ry'Imana ryarabwiye mu Zahishuriwe riravuga ngo ukonje kurushuhe ugiye kuguruka. Iyo umukristo yabayeho agaza akenera akantu kandi agaza akenera n'akahari, icyo gihe Imana izimuka. Nta mahoro y'umunyabyaha. Tugende dusane umurimo w'Imana wasenze mu mitima yacu. Tugende tugaruka, tubabarire uwagucumuyeho. Ugende uhuze, ugende usane inkike zasenyutse. Icyo nicyo kizanezeza Imana. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.